Birashoboka cyane ko iyi ndirimbo atari ubwa mbere yumvise, uzakunda kwiyumva muri video nyinshi zitandukanye za YouTube cyangwa se mu byegeranyo runaka. Iyi ndirimbo rero ni ya Alan Walker, akaba ariwe muntu tugiye kwibandaho kuri uno munsi mu kiganiro cyacu. Alan Walker rero ni umu DJ akaba n'umuproducer wo mu gihugu cya Norway. Yatangiye gukora umuziki mu mwaka wa 2012 nyuma yo kumva indirimbo yakozwe na DJ Ness akayikunda. Kuva icyo gihe rero yafashe laptop ye ajya gufatira amasomo y'uko bakora umuziki kuri YouTube, gusa akaba yarabifatanyaga no kwiga amasomo asanzwe yo mu ishuri. Mu mwaka wa 2014 rero nibwo Alan Walker yasohoye indirimbo yise Fade, nta muhanzi n'umwe uririmbiramo, maze irakundwa cyane ku rugero rwaho yagize views zirenga 200,000 kuri YouTube, izirenga 79 kuri Spotify ndetse na 20 kuri SoundCloud mu gihe cy'icyumweru cyonyine. Iyo ndirimbo yaramenyekanye cyane kugeza ubwo umukozi umwe mu bahagarariye Sony Music mu gihugu cya Sweden yaje kumusinyisha kontra kugira ngo Alan Walker ajye abamamariza. Kuva icyo gihe rero Alan Walker yatewe inkunga maze yitwaga Fade ihinduka Faded nyuma y'uko umukobwa Iselin Solem ayiririmbiyemo. Iyi ndirimbo Faded rero yaje guhembwa igihembo cy'indirimbo yarebwe cyane kuri YouTube kuko yari imaze kugira views zigera muri 3,400,000. Ibi rero bikaba byatumwe ashirwa ku mwanya wa 19 mu ba DJ ijana ba mbere ku isi. Alan Walker rero yakomeje gukora indirimbo nyinshi zirakundwa, aho yaje kugira abafana benshi akabita Walkers. Aba bakaba barangwa no kwambara imyenda y'umukara iriho ikimenyetso cyangwa se logo ya Alan Walker. Ukazakunda kubabona mu bitaramo bye byinshi bitandukanye baje bambaye iyo myenda. Kuri ubu ngubu rero Alan Walker yasohoye album ye ya mbere yise Different World, irimo indirimbo ze zose kuva kuri Faded kugera ku yaheruka gusohora. Mwakoze gukurikirana ibiganiro bya Live Legacy Rwanda, bifurije kugira Noheli nziza n'umwaka mushya muhire.